Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yakomeje kugenda ishengura imitima ya benshi, ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka mu by'ukuri yaje gutungurana. Ni impanuka rero yabereye hano mu mujyi wa Kigali, hano Kicukiro. Iyi mpanuka rero bivugwa ko rero umukobwa wari uhetswe kuri moto ngo yaje guhita ahasiga ubuzima, ariko nanone bikaba byakomeje kugenda bigaruka ko ngo yari afite ubukwe ejo. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bababazwa n'iyi nkuru y'incamugongo, haba ku ruhande rw'umusore, umuryango w'umusore, ndetse no ku ruhande rw'umuryango w'uyu mukobwa. Amarira ni menshi, inkuru y'incamugongo ikimara kumvikana muri iyi miryango, mu by'ukuri kubyakira byanze gushoboka, cyangwa se kugira ngo babyakire ni ibintu bitoroshye. Ni impanuka rero bivugwa ko ari moto, ngo ni moto rero yaje kugongwa n'imodoka, ariko hari n'abakomeje kugenda bagaruka bavuga ko ngo iyi mpanuka yabereye Kicukiro rero mu mujyi wa Kigali, ngo byatewe n'umumotari waje ahita agonga kuri iyi modoka, ngo yavuye mu mukono we ngo aragenda agonga iyi modoka rero yari iri gutambuka, barimo barabisikana. Benshi rero bakomeje kwibaza bati ese mu by'ukuri ibi byaba byatewe n'iki? Niki cyaba cyateye iyi mpanuka? Mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza imitima ya benshi. Ni inkuru rero yaje kumenyekana ku mugoroba wo kuri tariki ya 2 z'uku kwezi kwa 10 umwaka turimo w'ibihumbi 2025, ubwo iyi mpanuka yari ikimara kuba, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko ubwo aba bombi bakoraga impanuka yaba uyu mumotari ndetse n'uyu mukobwa wari ufite ubukwe ejo. Bivugwa ko rero ngo ntabwo bahise bapfa ako kanya, kuko bose amakuru mfite nuko ngo bahise bapfa. Hanyuma ikintu cyahise gikurikiraho rero ngo ubwo iyi mpanuka yabaga, mu by'ukuri ngo hahise hakorwa ubutabazi bw'ibanze, bahita bajyanwa kwa muganga byihuse, kuko hahise hahamagarwa ambulance, iraza ihita ifata aba bombi rero, ihita ibatwara kwa muganga, ariko ku bw'amahirwe makeya byarangiye bose baje kuhasiga ubuzima, dore ko amakuru avuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo yaje gukubita umutwe muri kaburimbo, ndetse uyu mumotari nawe ngo akaba yakubise impanga kuri borudire z'umuhanda muri kaburimbo. Urumva nyine ni ibintu bibabaje, ni ibintu byakomeje kugenda bishengura imitima ya benshi. Mu by'ukuri twagerageje kuganira na bamwe mu baje kuba babona iyi mpanuka uko yabaye, ko byatangiye. Bari ahangaha ubwo iyi mpanuka yabaga, bagira icyo badutangariza, ndetse mu by'ukuri no ku ruhande rw'umukobwa, umuryango w'umukobwa, no ku ruhande rw'umuryango w'umuhungu, nabo bagerageje guhita bagera ahangaha, bitewe n'uko ngo uyu mukobwa ibintu yari ari kwirukankamo byari ibintu bijyanye n'imiteguro y'ubukwe bwe. Urumva nyine ni ibintu bibabaje, byakomeje kugenda bishengura imitima ya benshi. Mu by'ukuri kumva kugira ngo ube ufite ubukwe ejo birangire igihe cy'ubukwe cyawe aricyo uhise upfiraho, ni ibintu bibabaje, byakomeje kugenda bishengura imitima ya benshi, cyane cyane abaje kuba babyumva ndetse n'abaje kuba babyibonera imbonankubone. Mu by'ukuri ni inkuru yageze mu miryango ya bombi, haba mu muryango w'umukobwa ndetse n'umuryango w'umusore. Mu by'ukuri kwakira iki gikomere bahuye nacyo ni ibintu bitoroshye, gusa hari icyakurikiyeho nyuma y'uko uyu mumotari akoze iyi mpanuka. Nyuma y'uko uyu mumotari akoze impanuka rero,
hari icyakurikiyeho uyu mushoferi wabagonze bivugwa ko yanahise atoroka, yahise ngo ava mu modoka arirukanka, ariko nubwo yirukanse aho yakoreye impanuka babibonaga, bagaragaje ko nubwo yirukanse nta makosa yararimo, kuko babonye umumotari ari wuje ahita agonga kuri iyo modoka. Urumva nyine kugira ugonge ku modoka ifite umuvuduko iri kuza muri kubisikana nawe wari ufite umuvuduko, urumva nyine ikintu cyahise kihaba. Kugira ngo baze kuba barokoka ni ibintu bitari kuza koroha. Mbere yuko rero dukomeza aya makuru, icyakurikiyeho nyuma y'uko uyu mushoferi atorotse, ndetse n'ibyo twaje kuganira na bamwe mu baje kuba bakwibonera imbonankubone uko byagenze mu buryo badutangarije. Mbere yuko rero tubigaruka, reka tubanze tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nidushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa se 4, buraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Uraba utweretse ko mu by'ukuri ubana natwe ndetse ukurikirana ibikorwa byacu, natwe biduteye courage kugira ngo tujye tuguha amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Turagusaba rero gukora comment, ujye jya muri comment utanga igitekerezo cyawe, kandi turanagusaba gukora like zibe nyinshi, ubundi biraba ari ibintu by'ingenzi kuri twebwe. Uraba udukoreye ikintu gikomeye cyane, ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigutwara igihe kinini. Bikore kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5, ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana uri mu ba mbere. Mu by'ukuri iyi mpanuka ikimara kuba, ikintu cyahise gikurikiraho nuko uyu mushoferi ngo bagiye kubona ahagaritse imodoka, agihagarika imodoka arebye ko abantu baguye mu muhanda, dore ko uyu mukobwa yari yakubise umutwe mu muhanda, ndetse n'uyu musore wari utwaye, niba ari umusore niba ari umugabo byo ntabwo mbizi, wari utwaye uyu mukobwa, birumvikana n'umumotari nawe yakubise impanga kuri borudere y'umuhanda. Uyu mushoferi utwaye imodoka akimara kubibona rero ikintu yahise akora, yahise yirukanka. Abantu bagerageje gutabaza bati mumufate, biranga by'ubusa arabacika. Ubwo rero nibwo hahise hahamagarwa imbangukiragutabara. Mu bo twaganiriye rero, umwe mu bo twaganiriye yagize ati twari mu muhanda turimo turagenda, tugiye tubona moto ije yirukanka iri ku muvuduko uri hejuru, ndetse igiye kubisikana n'imodoka nayo iri ku muvuduko uri hejuru. Tugiye tubona moto ihita umuhanda, ihise yataye umukono wayo, ihita igonga imbere ku modoka. Imodoka yangiritse ku buryo bugaragara, ndetse moto yahise isa naho ibajugunya mu kirere. Mu kugaruka hasi rero mu muhanda, umukobwa birumvikana nta kwiramira, yahise akubita umutwe mu muhanda, ndetse n'umumotari wari umutwaye nawe ahita akubita impanga kuri borudire iyo mu muhanda. Urumva nyine kugira ngo habe hari n'uwari kuza kurokoka uko twabonye iyi mpanuka, ni ibintu bitari kuba byoroshye, kuko natwe ni ibintu byabaye bidutunguye, byabaye mu gihe gito cyane, ndetse twagerageje guhita twegera aba bari baguye mu muhanda, tugerageza kubakorera ubutabazi bw'ibanze, duhamagara ambulance iraza ihita ibatwara, ariko amakuru dufite nuko ngo bose baje kwitaba Imana ubwo bageraga kwa muganga. Urumva nyine mu by'ukuri ni ibintu bibabaje. Imiryango ku mpande zombi nabo bahise bahagera. Amakuru rero twabashe kuba twamenya ngo nuko uyu mukobwa yarimo arirukanka mu myiteguro y'ubukwe bwe. Urumva ni inkuru ibabaje, ni ibintu bibabaje cyane. Aya rero ni amwe mu magambo cyangwa se amwe mu byo waje kuba mu baje kuba babona iyi mpanuka imbonankubone yaje kuba yatubwira. Natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Turagusaba gukora share cyangwa se partage amakuru
ukayasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Mu by'ukuri ukatwereka reaction yawe cyangwa se uko wumva amakuru tuguhereza, ugatanga igitekerezo ugiye muri comment, ndetse turagusaba gukora share byibuze amakuru yasangiza abantu batatu cyangwa bane. Ikindi ukora like, tujye tubana 5 kuri 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.